araguswera se ukumva urahazi kuko nshaka kubanza kukwereka pastor warekeye aho urebye wari untera finga basi mbara tubikore noneho ndumva nasi shawaretse kunkoraho reka kunkoraho ariko neza ese ufite isoni turimo munzu pastor nyine ufite ukuntu ndeba nyine ukanyitegereza ugatubangira isoni oya ni ibintu bisanzwe ubona atari ko mbareba mwese kuko hari yanyuze korari y'urubyiruko baba bashimishije bari abana bari ese pastor uretse kunkoraho nawe uri gukabya oya uri gukabya ariko turabara ukuri ntabwo ibintu biba byemewe oya si kuri kuyakoraho pastor oya pastor oya wajya yuko na nyuma oya nimba mbwenze gusure reka gukora ibyo bintu ntabwo mbikunda none se shiri wawe wambwiraga we ntabwo ujya ugakora si shiri wanjye nuse ego ufite umugore nise umumama beriza aje akansanga ahangaha umugore ari kutureba hato ese si ubu pastor arakaye tukora yawe ariko mugafata ibintu byo mu idini mo imbere ngo muhite mubisohora mu bijyane n'inyuma n'aho duhuriye pastor wambabariye ko kuri kunkora ugakabya kandi reba ushaka no kunkora kuri suri bajya bambwira ngo abakobwa bafite ubwoya yawe izi soni pastor akabya uwo musheri wawe cyangwa ntabwo azi pastor ibyo bigambo ugira ngo mbimenyere mbabarira kumbwira ese hari icyo bituma ese wowe ntabwo uzi ahubwo uyavugira pastor iyi mboro yose ni iyawe kandi bavuga ngo niyo kuvuga abanyawe yisohoye manu uri urashamaje n'uko umeze ikibero cyawe ese ubona ndi mwiza ntabwo uri mwiza ariko uteye neza oya no kuba uri mwiza uri mwiza ariko ntabwo ari mu maso gusa ni kuvuga iki kibuno cyawe pastor reka kunyambura ubusa ariko pastor kandi ibyo nuko ntabwo ari byo nisuye gukora ku kibuno cy'umuntu ari ukubona pastor natekereza ya telefone washakaga kugura warayibonye uzakongerereho ugure nka ka iPhone mama yahise arwara bituma nyine mbura amafaranga nari mfite nyine 200 kandi haburaga iryita pastor yatse kunkora ku mabere ndakwinginze mbabarira uzi kuri kuntera isoni isari gushaka kuryonga pastor oya pastor rekera ndakwinginze mbanze mubwire bya telefone nyegera so wicara si pastor ntugakabye nese ndakwicara gutya urahumeka nukanyite pastor nitashake bisanzwe ntabwo ni ngombwa ngo nyite pastor reka ntakarisaho niko mbwira nshaka kuguha 200 seriye pastor yego igishwe cy'imana no urakoze mara urakoze zashaka 100 nzahita nkwereka wa muhungu Korode wa wundi ukorera i Kigali ukorera i Kigali bijyanye kurangura telefone na za Dubai ngo aboneke n'ama-iPhone n'abakobwa bakunda gusa zikumenya ishaka nzayaguha pe ariko nawe asi pastor ariko pastor ndi kubyimega ikibazo uri kuvuga unkora ku bintu asi pastor nanjye ntari umuntu ntambaye umubiri so nutuma mbishaka kandi ari byo nshaka asi pastor ushaka turyamane ese nituryamana turapfa yari nka tuba ariko ufite umugore nise umabwiriza dusanze nise umugore pastor sharika kunkora ku bintu pastor siko ntangiye kubishaka dore ukuntu nabaye twashake pastor dore n'ibiri isoni fata ko duhuriye hanze y'urusengero rusengero duhuriye hanze pastor pastor basi mbabarira nta kibazo cya pastor kumbwije ukuri cyangwa se natangiye kubishaka rero no mu minsi yo kugisha kandi niba ukuntu uri kumva none se kandi hari icyo bitwaye se turi bubikore cya pastor reka nawe reka ntubaze reka wibarize utubazo umara amatsiko dore ibi nibyo bibyica byose si wambwiye ko ufite shira yego nyine yari yakurongora ukarangiza nyine tubaje ubundi igihe nagiye nyine ku cyumweru naje guterana wararangije ugiye umarase ko ufite ubwoya ko kumyaka nyine yanyaje biranze noneho ngewe nshaka kugukorera pastor mbwira ariko utari kumfata reba uri kuntera finga pastor
Okay, Jacques. reba hano Basi shyiramo ujya buritse shyiramo urutoki gahoro reba hano ku ruhande zose ugiye gushyiramo ebyiri sha pastor uretse reba aha ku ruhande niho nshaka kubazana gutya shawaretse gutya uraza kubishaka wowe ntubishaka pastor gutuma ubwire nishyire reka tube twiganira ngenda turaganira intoki zindi pastor nonga kazi basi uzigana basi ngazizunguzemo basi bigira inzira nisura ushaka nzishyiremo sawa zifata zishyirire ushaka zishyiremo uko ndashaka yego kumizinjuza n'imbere gushyiramo nanone n'urwara bitagukomeretsa ashaka kumuzishyiramo imbere basi gushyiramo kuri cyane uretse garura inyuma ngazunguza pastor kuko gutya nahita ndangiza aho ujya gutya nahita korera ukize ko nahita ndangiza cyo posti buri gihe nzakubwira telefone urituma ndangiza ibitekerezo turangiza iriya telefone niba bizana uri kubyumva ndi kumva basi kuramo intoki mbashe kuko cyo posti waretse ariko amiriza isi dore imboro yawe ukuntu itangiye korosa kuri kuzana twatumye nari kuzana twatumye ndakunda ujya kandi uri gusa pastor wese unareba cyane pastor Nise pastor umugore wamenye ko ntabwo ari buze hano ntahazi sinakubwirana mu rugo rw'umushuti wanjye ubu hano wumve ese pastor ni urwo rwose mu rwawe iyanjye ariko se ko numva nawe imbo barabizi reka dusubire bakuru oya mama shamini shamba murusha byataye uramurusha nuko araguswera se kumva urahazi kuko nishaka kubanza kukwereka pastor warekeye aho reba igihe wari untera finga basi mbara tubikore na none ndumva nasi undi nyeyo ese waciye yego kutera cyane maze nyiri n'umwana yego ngiye guswera mu waciye warabitanze se cyangwa utarabikora pastor ntabwo nashobora gukomeza kuvuga meze gutya basi ikureba nisura kuntanyura nawe si gushaka kureba heza gushaka kureba ikibona ufite isoni nishaka none se mu kibuno cyawe ufite isoni wirirwa ukabyuka nteresa basi buri tari konzi ukundanye tuje hano turi babiri ugira hiti ijya amashaka kuri nesitora ugiye dukorera aho ngaho nabibonye ariko nasama nizana kuri dogisi ninde ukibaza nibansanga ahangaha basi nibansanga nese wose muri urufunguzo hano nta kibazo nta n'ahantu ndi nabukuzi basi ariko rero telefone kwa mbere nzajya i Kigali uzaza i Kigali nzajya i Kigali ushatse waza tukagera vugisha ukuri usigiye muri Kigali tujyane i Kigali mfite iminsi mikuru hari ubukwe ndashaka nza kuri iri yawe Impossible to find it.